amatabaza yanyu ahore yaka, amatabaza yanyu ahore yaka, amatabaza yanyu ahore yaka ku manywa na nijoro. Uyu mwaka wose ahore yaka, mu bagabo abakobwa ahore yaka, mu basore n'ababyeyi ahore yaka ku manywa na nijoro. Yesu nashimwe. Bakunzi ba Mukaribia TV, mukurikirana ijambo ry'Imana ko bwije nuko bukeye, ndongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aho muri hose mu bihugu bitandukanye, ndavuze ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe. Uyu munsi Imana intije akanya ko kongera kuvuga. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana ubundi twakire ubutumwa Imana ishatse ko mbagezaho. Data, mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka, uri umunyembaraga wuzuye icyuya no gukomera, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza. Abagushakashakana umwete barakubona. Ndagushimiye ko wongeye kunyemerera kuvuga mbwirijwe nawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndi indogobe yawe ugendaho, reka nanjye nkubere mikoro, we wivugire, kuko ari wowe uzi icyo ushaka kubwira abantu bawe. Ngewe ncecekeye imbere yawe, Mwuka Wera aganze kandi aganzane n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ngusabye imbaraga kugira ngo mbashe kurangiza inshingano nkuru nk'uko Yesu yayidusigiye, avuga ngo mugende mu mahanga yose muhindurire abantu kuba abigishwa. Mwami, nyemerera rero umurimo wawe aba ari wo ukurikirana, nanjye nkubera igikoresho. Ijambo ryawe ni ukuri, ariko nanjye umpe kuba ukuri muri ryo, ngendere muri ryo, nkorere muri ryo, ndyame muri ryo, mbyuke muri ryo, mvugire muri ryo, kugeza igihe uzaza gutwara itorero. Urakoze, urakarama, kuko unyumvise, kandi ngusabye ko ari wowe unshoboza gukora byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Nari maze iminsi ntavuga, ariko ntabwo nari ncecetse. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ubutumwa rero mbazaniye buri mu ijambo n'ubundi ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, igice cya 25. Turahera ku murongo wa mbere dusome tugere kuri 13, ubundi ntambutse message. Nawe ntuyigire ubwiru, ahubwo ubyamamaze, ubibwira abashobora kuzabibwira abandi. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose
barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Irimbishe wa mugeni we, irimbishe wa mugeni we, umukwe araje kukujyana. Irimbishe wa mugeni we, irimbishe wa mugeni we, umukwe araje kukujyana. Boneza amatabaza yawe, wirimbishe, umukwe nguyu dore araje. Icyakora isaha ntuyisi cyangwa umunsi, ariko araje kukujyana. Umugeni wirimbishije aboneza amatabaza, akagendana n'amavuta. Umwambaro uhora ukeye, kandi aritwararika mu bantu. Umugeni ntavuga ibyo abonye, umugeni ntiyicara aho abonye, umugeni ntabwo akora uko abyumva, yirimbisha kuko umukwe amutegereje. Irimbishe wa mugeni we, ushobora kuba uri umugeni wo mu bagabo. Irimbishe wa mugeni we, ushobora kuba uri umugeni mu bakobwa. Irimbishe wa mugeni we, ushobora kuba uri umugeni mu babyeyi. Irimbishe wa mugeni we, ushobora kuba uri umugeni mu basore. Irimbishe, irimbishe, umukwe araje, dore ni Yesu kujyana umugeni we yakoye. Imana itugirire neza cyane. Ese witeguye kuba nawe umukwe yakwakira? Yewe mugeni, yewe mugeni we, yewe mugenzi uragana mu ijuru, wari uzi ko uri umugeni? Ese urimo wirimbisha? Irimbishe wa mugeni we, ushobora kuba uri umugeni wicaye mu ntebe y'abashumba. Irimbishe wa mugeni we, ushobora kuba uri umugeni wicaye muri korari. Irimbishe wa mugeni we, no mu badiyakoni yaba arimo. Umukwe araje, nguwo araje kukujyana. Amina. Yaba uryamye, uryame wirimbishije. Waba uri mu butayu usenga, usenge wirimbishije. Waba uri mu rugendo, ugende wirimbishije. Umukwe araje,
haraje kukujyana. Aleluya. Yesu Kristo winistatere boze vone kontrema. Irimbishe wa mugeni we. Oh, irimbishe wa mugeni we. Igihe ni gitoya wirimbishe. Umukwaraje yiteguye kukujyana. Hari n'abo zabenga kubera yuko batamwiteguye, ariko umugeni wese umugenzi ugana mu ijuru. Aho wari uzi ko nawe uri umugeni, irimbishe rwose. Oh, irimbishe mu byo uvuga, wirimbishe mu byo ukora, uko ugenda wirimbishe, imigo yawe wirimbishe, muri karitiye wirimbishe, uko ubwiriza wirimbishe, uko uhanura wirimbishe, mu kazi kawe wirimbishe. Ete wostaferi dakira borisirima. Umukwaraje kukujyana. Oh, data nastikore boresta. Igihe ni gito wirimbishe, amasaha ni make wirimbishe. Sigaho rero wirimbishe, siganwa n'igihe wirimbishe, iminota yo ntayo wirimbishe. Umukwaraje nguyaraje kukujyana. Yego, nibyo. Mu bakobwa batanu no mu bakobwa batanu uri mu kihe cyiciro? Ese uri mu bakobwa b'abapfu cyangwa uri mu mubare w'abakobwa b'abanyabwenge? Rebone kotastifo. Matabaza yawe arabonesha kandi amavuta arahari. Imana idutabare cyane. Ariko abanyabwenge bo bamaze kwegeranya amavuta yabo. Banyabwenge begeranyije amavuta. Banyabwenge bazi yuko umukwe aje. Banyabwenge baririmbishije. Banyabwenge bariteguye. Banyabwenge bicaranye amatabaza. Naho basinzira ntago bahunikira. Bashobora gusinzirizwa n'umunaniro w'isi, ariko ntabwo basinzira. Telebonesti kadrere mantaria. Bashobora gusinzira ariko bari maso, nyamara ntabwo baba basinziriye. Basinzira by'umubiri, ariko umwuka wera hayadi widi mentaze varikaibo, ariko umwuka wera wabo ari maso. Kubera iki? Kubera amatabaza arabonesha, urumuri rurahari. Telebole stifa dastizima. Ikindi kandi amavuta barayafite. Nubwo basinziranye ikintu gikomeye. Ushobora kwibwira ko abanyabwenge basinziriye, ariko mu by'ukuri nuko yari umunaniro w'uko umugeni atinzeho gato, ariko bari maso. Uwiteka akakubaza ngo usinziranye iki? Yewe munyabitotsi we, yewe munyabitotsi we, ijoro rigeze hehe, ntiureke niryamire, sinzireho gatoya, ninkanguka turajyana. Wari ukwiriye gusenga, ukabwira Imana yawe ikaguha kuba maso. Munyabitotsi we, kuheze mu mishinga. Munyabitotsi we, kuheze mu madeni. Munyabitotsi we, kuheze mu bujura. Munyabitotsi we, kuheze mu businzi
ndetse no mu busambanyi. Munyabitotsi we kuheze mu mahugu, munyabitotsi we kuheze mu magambo, munyabitotsi we kuheze mu mashyari, zakanguka ryari gukomeza urugendo. Munyabitotsi we sinziranye imihigo, munyabitotsi we dore amasaha arakuze, munyabitotsi we umugoroba uri kuki, munyabitotsi we dore igicuku kiranishye. Amina. Ngo mukwatinze yemwe, mukwatinze bose barahunikira barasinzira. Ayiwe guhunikira we no gusinzira. Ngariko ninjora mu gicuku, Imana nishimwe. Ariko Uwiteka duhe kumenya mu gicuku hajya ubwo amasaha yo mu gicuku nayahe. Hari amanywa, hari umugoroba, hari ijoro, hakaba n'igicuku. Imana dutabare cyane. Burya amanywa ubureba haba habona, ariko ni mugoroba abantu baba bari gutanguranwa, abajya kugura ikibiriti, abari kujya guhaha, abandi bari kujya kugura utubuji, abandi bari kwitega. Umugoroba ukorerwamo ibintu byinshi. Untega amatwi cyane. Umugoroba umuntu wese babisikana n'undi, ujya kugura amavuta, ujya kugura itomati, ujya kugura ibyo ateka, abandi babisikana. Umugoroba ni igihe cyo gutaha, umugoroba ni igihe cyo gukusanya ukegeranya ibyo ukeneye ugiye gukoresha. Kandi bujya mu mugoroba abantu benshi baba bahugiye mu byo bakeneye. Imana dutabare cyane. Kandi iyo havuyeho umugoroba yemwe hazaho ijoro. Ijoro naryo bujya rimara amasaha 6. Umugoroba utangira saa 12 kugera saa 1. Ijoro naryo rihera saa 1 rikagera saa 6 z'ijoro. Abari ijoro nyene, abari ijoro hahandi wumva utujereri, uduki, imbwa simuka, ibintu byinshi. Imana dutabare cyane. Iryo joro rikamara ayo masaha yose. Ariko nashaka kukubwira ngo mu gicuku power ndista for enero pratica stifare drome. Ngariko ninjoro mu gicuku hagati ya saa 8 na saa 9 hafi aho ngaho. Ni igicuku kibi hahandi umuntu atakwisora ngo akandagire hansi, ngo habaho urusaku ngo umukwaraje. Mu gicuku ni abajura, mu gicuku niho amazuba yatobora, mu gicuku niho indangare yibwa. Yewe bumva urusaku, ngo nimusohoke mumusanganire. Ngo maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza. Reka nkubwire, niba umugoroba wawe utaguze buji, umugoroba wawe ntugure peteroli, ku mugoroba wawe ntutashye inkwi, mbese uraboneza iki? Mbese uracana iki? Mbese k'igicuku kinishye. Imana dutabare cyane. Ngo baboneza amatabaza yabo, ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Imana dutabare cyane. Imana tugirire neza. Yewe mugeni we, mbese nawe amavuta arimo, amatabaza saraka. Imana tugirire neza cyane ngo kuko amatabaza yacu azima. Ngarika abanyabwenge barabahakanira bati oya. Imana dutabare cyane. Tugeze mu gihe abanyabwenge babiri staforema bagaragara. Banyabwenge bagiye kugaragara, babice neza amavuta.
igihe cyabo kigiye kugaragara, naho ibyo mwabonye, ibyo mwumvise, ibyatambutse, ibyavuzwe, ibyagize nte, yari incamake, ariko mukurikirana amakuru mu minsi mike kuri televiziyo y'ijuru. Abanyabwenge nibo bagiye kumenya ko Yesu yahageze. Ayiwe, barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Ese bene da lastofe takirabo, ninjoro mu gicuku hari botike ziba zikinguye, ninjoro mu gicuku hari amakampani akingurwa, ninjoro mu gicuku hari ibitaro, hari farumasi zikingurwa. Muri aya masaha y'igicuku hari isoko riremwa. Hayiwe data we, Imana yumve neza, nakubwiye ngo mu mugoroba niho bagura bushi, niho bagura ibibiriti, niho bajya kuzana peteroli, niho bajya kuzana mazutu, kuko mu gicuku, iyo igicuku kibaye igicuku, buri wese aracana, kandi mu gicuku ni mu gicuku. Imana idutabara, Imana itwiteho. Yemwe abapfuse bazajya kugura mu gicuku. Ese mugenzi uragana mu ijuru, igicuku ko kinishye, uzajya mu yihe botike? Uzajya mu yihe botike yo mu gicuku? Uzajya mu yihe farumasi yo mu gicuku? Uzajya kugurira peteroli he mu gicuku? Mbese peteroli wayibona mu gicuku? Imana itutabare cyane. Ngo baragenda we, abantu bagiye kugenda mu gicuku bajya gushaka ibyo batari bubone. Imana ibagirire neza cyane, ibagarure mu nzira hakiri kare. Ngahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Irimbishe wa mugeni we, irimbishe wa mugeni we, irimbishe wa mugeni we, umukwe araje kukujyana. Ngo hanyuma abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Mu gicuku se ninde wagukingurira? Yatubwizanye ukuri, mu gicuku hanze hazaba imbwa n'abarozi. Mu gicuku nta wagukingurira. Ubwo se yabagukingurira kubera iki? Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nanjye reka nongereho ngo nuko ni mube maso kuko tugiye kwinjira mu gicuku. Ariko nawe banza urebe niba umugoroba hari icyo wawukozemo. Ese umugoroba wawukozemo iki? Umugoroba wawukozemo iki? Niko Uwiteka akubaza. Mbese niba utaragize icyo ukora ku mugoroba, ijoro ryo uzamenya ko ryabaye. Ese niba eneko tarasiri bonestansoma, niba ubwira kabiri bushobora kumara amasaha abiri, ukabuvugirizamo induru, ubwira kabiri ukabusakurizamo, ubwira kabiri ukabudistansire mora, ukabuvugiramo amagambo menshi, ukabugaragarizamo inda nini. Ese ijoro ry'amasaha 6 ryo uzavuga iki? Ese nyuma y'ijoro igicuku cyo bizagenda ute? Irimbishe wa mugeni we, irimbishe wa mugeni we, aho uri hose wirimbishe, umukwe araje kukujyana. Mwakire ubutumwa bwiza Imana yari yampaye kubabwira, kandi
uzi ubwenge ni Yezu ubugingo. Ijisho ry'Imana rirabona, nta na hatoya wary'inyegeza. Ikindi kandi ni ukuri, uzi ubwenge ni Yezu ubugingo. Kurikirana Mukaribiya TV, ukande subscribe, koreshe ya usangire n'abandi. Ariko ndakwinginze ngo ufate igihe cyo gusengera ijoro ndetse n'igicuku, niba umugoroba wo warabashije kuba uwiteguyemo neza. Naho ubwira kabiri bwo bwararangiye, hakurikiyeho ijoro ry'amasaha 6 ribanziriza igicuku cy'amasaha 2. Kandi mu gicuku niho twumvise ko umukwe aje. Yemwe, uzi ubwenge ni Yezu ubugingo. Turagushimiye Data mwiza, kuko ari wowe uduha kubaho. Reka ijambo ryawe rigende rigere kure, kandi abezwa naryo bezwe naryo, abarindwa naryo barindwe naryo, kandi rirokore isi yose. Ndasenze kugira ngo buri wese wumvishe uyu muburo yitekerezeho, yiyimire, yisuzume, kandi yishakire ubwugamo n'ubwihisho, kubera yuko muri wowe niho hasigariye amahema honyine. Urakoze, urakarama, kuko utugiriye neza. Mu izina rya Yesu, amen. Mukaribiya Evangeliste Mukaribiya Pasikazi, kuri nimero ya WhatsApp 0787794549, kuri YouTube channel ya Mukaribiya TV. Shalom, ndabakunda.